gukora ibintu bikitirirwa undi. Na Tereza y'umwana Yezu kuva muri igitabo cye yanditse yavuze ukuntu niyo utekereje igitekerezo cyiza ukakiganira n'umuntu mu ibanga akagitanga nk'aho ari iki, birabaza cyane. Burya sinzi mwagiye muri abantu twese twaratekereje tubatiri bakuru, hari igitekerezo mbere y'abandi bose, abantu umuntu wakimuganiriza agata akagipresenta nk'aho ari iki. Ibyo nabyo birababaza, ishema rye nyine riragira, ariko ukihangana nyine kugitwereka ko hari icyo turi gukora. Kutaruhuka neza, gukora nk'iroko nabyo twabonye ko byica akazi, kuko gukora utaruhuka. Hari umwe yambwiye yakoraga ko namara cyane, arambwira ati nibyo ukora cyane, ariko hari igihe kizagera concentration yawe ikabura. Nibyo kandi kuko bibaho. Buri munsi pe intandaro yo kuza mu mwiherero numvaga naniwe, numvaga ntakiryoshye mu muhamagaro wo gukora, ko urakora cyane, ubundi iyo waruhutse uri konsantra ushaka kongera ukavuga ati nikosore, bigashoboka. ariko umuntu utaruhutse ntiyabikosora. uri konsantra bikanga ukavuga nikosora. aribyo umuvandimwe yavuze ati ushiduka wanishyuye amafaranga utaranayabo, gituma na proof utarayibona, niyo gituma uyatanga utarakibona kubera umunaniro. Icya kabiri ni ukudahemberwa ku gihe. Turacyari ku cya kabiri, kudahemberwa ku gihe n'umushahara mukeya. Kudahemberwa ku gihe n'umushahara muke nabyo byakomeretsa ibikoresho bitameze neza. Hari igihe ukoresha kuri ibintu bigoye, nk'abatwaza n'imodoka, umuntu akakubwira ati jya mu modoka, kandi akakubwira ati feri ntayifite, feri numva ari nkeya, umuntu akakubwira ati jya mu modoka, ukagira tuvuga ati ariko uyu mugabo urarahamuza cyangwa umuntu arabifite. Umuntu ugira ngo ugende mu modoka idafite feri kandi ubibona. Ku kindi nyine kuduturukaho hari ukwikunda nyine tubona ugakora ibintu ukumva kwikunda, niho haba ubujura, ukumva ukoze ibintu ntubure impamvu ubyita. Ikindi ni ubunebwe bwica ibintu, kandi ndaza kuba ngakora bigatuma utarangiza akazi. Waza mu modoka, umuntu akakubwira ati jya mu modoka, kandi akakubwira ati feri ntayifite, feri numva ari nkeya, umuntu akakubwira ati jya mu modoka, ukagira tuvuga ati ariko uyu mugabo urarahamuza cyangwa umuntu arabifite. Umuntu ugira ngo ugende mu modoka idafite feri kandi ubibona. Ku kindi nyine kuduturukaho hari ukwikunda nyine tubona ugakora ibintu ukumva kwikunda, niho haba ubujura, ukumva ukoze ibintu ntubure impamvu ubyita. Ikindi ni ubunebwe bwica ibintu, kandi ndaza kuba ngakora bigatuma utarangiza akazi, kuko yagiye ukiyumvira ku wundi munsi. Ikindi ni ubumenyi bukeya. Hari igihe nyine ujya mu kazi ntiwakanga bakaguha ibintu bigusaba ubumenyi bukurenze, ukabikora, ariko ukumva ufite ubumenyi bukeya nyine bakagutonganya kubera ko utabishoboye. Hasi ibintu ko ntari bishoboye ubundi. Cya gatatu, ni izihe mbogamizi tugira mu kazi zituma umurimo utatubera isoko y'ubutagatifu? Imbogamizi ni ukwishurutira umushahara. Umushahara waraducanga, abantu kugira ngo bawubyaze amafaranga, bawubyaze umusaruro w'ukuri, biravuna. Nta muntu utageraho icyo kibazo. Umwanya muke nabone gisa nkaho kijya gusa n'iki. Imbogamizi ni umwanya muke, agaciro k'umurimo umukoresha akakubona akakurutisha imari ye. Ndatanga urugero rw'umushoferi. Twe tugira amamodoka atwara inzoga, imodoka igigwa rimwe na rimwe, kuko ntabwo amara imyaka yose utarabona imodoka ivuye y'ibicuruzwa. Umukoresha agahamagara ati inzoga zamenetse, mu mwanya wo kwibaza niba umuntu aritwaye ari muzima nyine, akaba ati imodoka imeze ite,
atabaza ati kanaka meza tuba witwaye gukora nk'irobo nabyo ni ya robo, kugukoresha nk'irobo, kudashyira umutima ku kazi. Udashyira umutima ku kazi nabyo bituma umuntu utatubera isoko y'ubutagatifu. Kuvuga abandi, twabonye ko kuvuga abandi mu kazi ka ekipe abantu bahura n'iki kibazo cyane, abantu bose aho utari umwe wenyine mu kwikorana. Ahantu hose hahurira abantu ibintu byo kuvugana, ariyemera, arirata, yica akazi, ntashoboye, baramubereye, byagenze bite, ibyo bintu. Umwanya muke nabone gisa nkaho kijya gusa n'iki. Imbogamizi ni umwanya muke, agaciro k'umurimo umukoresha akakubona akakurutisha imari ye. Ndatanga urugero rw'umushoferi twe tugira amamodoka atwara inzoga, imodoka igigwa rimwe na rimwe kuko ntabwo amara imyaka yose utarabona imodoka iguye y'ibicuruzwa. Umukoresha agahamagara ati inzoga zamenetse, mu mwanya wo kwibaza niba umuntu aritwaye ari muzima nyine, akaba ati imodoka imeze iti, atabaza ati kanaka meza tuba witwaye. Gukora nk'irobo nabyo ni ya robo, kugukoresha nk'irobo, kudashyira umutima ku kazi. Udashyira umutima ku kazi nabyo bituma umuntu utatubera isoko y'ubutagatifu. Kuvuga abandi, twabonye ko kuvuga abandi mu kazi ka ekipe abantu bahura n'iki kibazo cyane, abantu bose aho utari umwe wenyine mu kwikorana. Ahantu hose hahurira abantu ibintu byo kuvugana, ariyemera, arirata, yica akazi, ntashoboye, baramubereye, byagenze bite, ibyo bintu byose. Twabonye ko nabyo byatuma akazi mu cyiza umuntu yakiga guceceka, kudohoka mu isengesho. Twabonye ko nyine kugira ngo akazi twabonye ko akazi kugira ngo katakubera isoko y'ubutagatifu no kuba uvanga ubwo rero batwetse icyiza ari uko wajya usengera akazi, ukajya usengera akazi ugiye gukora. Rero ibyo bintu ubidohotseho, iyo udohotse ku isengesho byatuma utitagatifuza ku isengesho. Akazi nyine hari n'abantu batanga akazi katagira ikiruhuko cyo kujya gusenga, n'umwanya wo gusenga ukawugira. Ikibazo cya kane kiragira giti nk'abantu babaye muri mwiherero, niba ugomba gukorerwa Imana kandi ugakorwa kubera ineza y'umuntu, ni izihe ngamba dufashe kugira ngo umuntu wose dukora utubere koko isoko y'ubutagatifu kuri twe no ku bandi? Twavuga ko twakiga guceceka, twafashe umwanzuro wo kwiga guceceka. Akantu navuga wenda ka connaissance générale ku guceceka, nigeze mbona Tereza Ikarikuta yaravuze ngo hari gucecekesha umunwa, gucecekesha amaso. Gucecekesha amaso ni gute? Iteka niba uri kureba ikosa mu muntu ntabwo amaso yawe ari gusakuza. Aravuga ati amaso acecetse ahora areba ikintu. Dukora utubere koko isoko y'ubutagatifu kuri twe no ku bandi. Twavuga ko twakiga guceceka, twafashe umwanzuro wo kwiga guceceka. Akantu navuga wenda ka connaissance générale ku guceceka, nigeze mbona Tereza Ikarikuta yaravuze ngo hari gucecekesha umunwa, gucecekesha amaso. Gucecekesha amaso ni gute? Iteka niba uri kureba ikosa mu muntu ntabwo amaso yawe ari gusakuza. Aravuga ati amaso acecetse ahora areba icyiza mu muntu. Amaso acecetse ahora areba icyiza mu muntu. Gucecekesha umutima rero yavuze yuko ari ukubika byose nka Bikira Mariya ukuntu yabikaga byose mu mutima. Niko guceceka. Ubundi kandi bari bwo waba ucecetse 100%. Wacecekesheje umutima wawe byose ukabika mu mutima, wacecekesheje amaso kugira ngo urebe ibintu bibi buri munsi ukabona ubona ibyiza, ubundi umuntu wanyuzeho turabizi no guceceka ukicecekera. Ibyo birumvikana. Gusengera akazi nawe twabonye ko nawe waba umuti. Ibi twabonye nuko ibikorwa by'urukundo byatuma ku kazi gasugira. Byatuma ku kazi gasugira. Byatuma ku kazi bitagatifuza rwose. Abantu bavuga bati mbega umuntu ahora aduvuganira, ahora adufasha, nta kintu wamuguriraho. Ugasanga abantu bose nyine barabona Imana muri we. Kunyurwa n'ibyawe, twabonye ko kunyurwa nabyo byadufasha.
ubundi tukajya dukora tugendeye ku kuri rusange, kwa kuri rusange twabonye atari ukuri kwacu. Ukuri kwacu wese ntacyo ntabaza impamvu y'ibyo yakoze ngo ayizure, ariko impamvu rusange, impamvu wabyira buri wese. Ubundi usanga ukuri kutari rusange igihe cyo nakongeraho utanakuvuga mu bantu ngo ugende ukuvuga. Ukuri rusange usanga harimo akantu gato uri kubeshya utari kuvuga ukagahisha, ariko nako kuri rusange wagutereka hariya buri wese akajya aza akahita avuga ati wara ubundi bagahita ashobora kugira ibyo bisigaye ati iki kintu ni icyanya, ariko ashobora kuba iki kintu nicyo nk'uko wareba Bikira Mariya akamuburaho inenge, ikintu cyose ukaba ukuri rusange ni kwa kundi nyine uvuga ati yarakoze cyane biragaragara, mbega umukozi umuntu arakora pe, iyo umuntu akorera ku buryo nyine uko kuri rusange twavuga ko ari ukugenda kuri rusange urakoze n'ibyo
Thank you.